reka dufataniriza hamwe gushima Imana yaduhaye ubuzima, igatanga n'ubushake, igatanga n'umutekano kugira ngo tubone inama ziyiturutseho, tubone ibidufasha, ibitwunganira, ibitwongeramo imbaraga, ibidukosora binyuriye mu ijambo ryayo. Rero Imana turayishimye cyane, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amagambo tugiye kwigira hamwe, amazina yo bamaze kuyavuga, benshi turanaziranye, ahubwo icy'ingenzi nicyo tugiye gukurikirana. Iyo umuntu yatanze igihe cye rero, murabizi ko Satani ntago aba byishimiye, kandi ntabwo ajya duha akanya ngo aduhe akaruhuko, ahubwo igihe cyose tuba tugomba kumurwanya dushikamye, tuzi ko n'agahe nk'aka nako Satani atabura kukarwanya. Ubwo rero niba wanatanze umwanya ukaba wageze aho ushaka gukurikiranira aya magambo, usabe kugira ngo intekerezo zawe ziyagumeho, Satani atabona akanya katuma aduteshura ku cyo tugiye kwiga n'icyo turi bukomeze kwiga. Tugiye kwigira hamwe ijambo ritubwira ngo icyatuma abagabura bagera ku ntego. Mbese ibintu bikenewe kugira ngo abagabura bagere ku ntego. Reka dusenge. Data ukiranuka uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Ugize neza kuko waduhaye ubuzima, ugize neza ko waduhaye ubutumwa bwiza, ukaduha ijambo ryawe ngo rije rituyobora, ridukosore, ritwereke uko twanoza umurimo wawe, bitwereke ibyo twakora kugira ngo twemere. Tugushimiye amahirwe atagira uko angana waduhaye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira ko waduhaye umwanya wo kugira uruhare mu nama y'agakiza, ngo mu gukira kwacu no mu gukira kw'abandi tubigiremo uruhare. Ngaho rudushoboze, urutwereke, ubane natwe muri aya materaniro, atubere ingirakamaro, duhembure, atwegeranye nawe, atume dukora umurimo nk'uko wawudutumye. Ku musozo w'urugendo tuzahabwa ibyasezeranijwe. Ngaho bana natwe, uturinde umubi, uduhe imyumvire myiza, kandi ijambo ryawe uriho imbaraga muri twe, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Reka nk'uko nari maze kubivuga, insanganyamatsiko cyangwa umutwe w'amagambo w'ibyo tugiye kwiga ni ibyatuma umugabura cyangwa abagabura bagera ku ntego. Intego y'abagabura ntabwo ari bo bayishyizeho, ahubwo ni Imana. Imana niyo yahamagaye abakozi bayo, kandi niyo yabahaye n'ifite n'intego yatumye ibashyiraho. Rero birakwiriye ko iyo ntego tumenye uburyo bwiza iyo ntego yagerwaho. Birumvikana ko Imana yashyize impano zitandukanye mu itorero, ari intumwa, ari ababwirizabutumwa bwiza, ari abigisha, ari abungeri, ari abadiyakoni, ari abaririmbyi. Izo mpano zitandukanye zose, ibyanditswe bitwereka ko intego y'itorero ntabwo ari iby'amadini ngo bagire iterambere ryo kubaka amashuri, insengero, ibitaro bikomeye, kwamamara, ahubwo intego yatumye Imana ishyira itorero mu isi, ikariha n'abayobozi cyangwa abagabura batandukanye, yacerekanye mu gitabo ubutumwa Pawulo yandikiye Abefeso. Handitsemo iri jambo rikurikira, Abefeso igice cya 4
reka abariho duhera. Abefeso igice ni cya 4, turasomamwo aya magambo duhereye kuri 11, ariko hari aho tuza gutinda. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, abandi kuba bungeri n'abigisha, kugira ngo, hariya handitse ngo kugira ngo, ubwo ni intego, umugambi ni uwuhe? Ntabwo ari kugira ngo bagire ayo matitire y'inzego kuko mujya mubona mu madini barabyambarira rwose, akaba afite n'akabaje kanditseho ngo ni diakoni mukuru, abakuru b'amatorero bakaba nka 4 cyangwa 5, ariko hakabamo umukuru, mbese akumva ko nyine afite agashema. Ariko icyatumye Yesu apfa akazuka, ngo avuye ikuzimu yavanye iminyago, ageze iburyo bw'Imana atanga impano. Izo mpano ngo kwari kugira ngo intego yo gushyira izo mpano mu itorero, ngo abantu ibahe ubushobozi butandukanye mu itorero, baba abakozi bayo. Ibyanditswe biravuze ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ni we Kristo. Kuri uwo niho umubiri wose uteranywa neza ugafatanywa, nk'uko ingingo zose zigirirana, nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe. Muri Kristo uwo niho umubiri ukura gukura kwawo, kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Intego Imana ifitiye itorero ryayo, intego Imana ifitiye iyi si, ngo byatumye abamaze kwakira ubutumwa bemeye Yesu, Imana ibaha impano zitandukanye. Ntabwo umuntu ari we uyigenera, ntabwo ari we ujya mu ishuri ngo nshaka kuba uyu n'uyu ngo abyigire, dore ko ari byo bikorwa mu madini ariko binyuranye n'ubushake bw'Imana. Ngo kwari kugira ngo abera batunganirizwe gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, niryo torero, kugira ngo abantu be gukomeza kuba abana, ngo bateraganwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize. Ibi umuntu ushobora kubyumva neza, ibi byo guteraganwa kw'imiyaga yose y'imyigishirize uje ubimenya neza iyo uhuye n'inyigisho z'ubwaka. Mperutse guhura n'abantu bari gutangaza ko Yesu ngo azaza mu kwa 7, ku kwa 7 turi mu kwa 6, ngo Yesu azaza mu kwa 7. Noneho si ubwa mbere mvuye n'abari gutanga amatariki, ariko icyantangaje nuko nyine ubwaka bunajyana n'ubujiji. Noneho umwe wize izo nyigisho yari afite amakene ashaka kugurisha umurima we. Mugenzi we aramubwira ati rero ugurishije uwo murima, ugurishije umurima waba umuriganije, kuko umugurishije umurima atazabyaza umusaruro, kuko Yesu azaba yaje. Ubwo rero n'umurima w'ugumane, uwugurishije waba umuhenze ubwenge, kubera yuko urawumugurisha urya amafaranga, ariko we ntacyo azawubyaza, Yesu azaba yaje. Ukuntu ni uguteraganwa n'imiyaga yose y'imyigishirize, neretswe ibi n'ibi. Burya abantu, Yesu niwe wavuze ngo, yavuze ibivuye kwa se ntibamwemera, ariko abandi nibavuga ibyabo ubwabo bo bazabona abayoboke babemere. Bisobanuye ngo ukuri kujya kubura abayoboke kandi kwanditse gufatika, ariko ibinyoma byo birihuta bikagira abayoboke, ubwaka abantu bakabwakira.
bakabugenderamo. None ngo umugambi w'Imana gutanga impano mu itorero, abantu bakagira inshingano, ntabwo ari ibindi bashaka byo mu isi, ngo ahubwo ni ukugira ngo iby'Imana bigaburwe neza, umubiri wa Kristo ari we torero, ngo gukomeza umubiri wa Kristo, abagabo n'abagore babe bakomeye mu byo kwizera, babe ari abagabo n'abagore basobanukiwe ibyo kwizera, bahindutse b'umuntu w'isi, abantu b'intangarugero, kugira ngo ibyo bigerweho. Niwo mugambi w'Imana, kugira ngo abantu bagaburirwe iby'iyobokamana, be guteraganwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize, ngo kandi bagire ubumwe bwo kwizera. Umuntu uri mu itorero ry'Imana, uri mu Rwanda, uri muri Kongo, uri Buganda, uri mu karere runaka, we na mugenzi we baba bafite amahame abahurije mu kwizera, bizera bimwe, bafite imikorere imwe, bafite umugambi umwe. Ngo byatumye rero Imana ishyiramo ubwo buyobozi, atari kugira ngo bagire ibyubahiro, yewe nta n'imishahara bari bubone, uko twaherewe ubuntu tukaba dusabwa gutangira ubundi. Ariko iyo ntego rero yatumye Imana ishyiraho itorero, ikarishyiramo n'abayobozi, igashyiramo impano zitandukanye, kuko ubutumwa buheruka ntabwo buyoborwa n'inzego, ahubwo buyoborwa n'impano. Izi mpano zitandukanye ngo zigakorerana, noneho umubiri wa Kristo ugashikama, kugira ngo bwa bwenge bubi n'uburiganya bw'abantu bye kuyobya abana b'Imana, bavuga ukuri bari mu rukundo, kandi bagire n'igikuriro cy'iby'umwuka. Iyo niyo ntego yatumye Imana ishyiraho itorero ryayo, igashyiraho n'abagabura. Abo bagabura rero bagabura iby'Imana mu mpano zitandukanye, kugira ngo bagere ku ntego. Harasabwa ibintu bitari bike, ariko turaza kuvugamo bike bigeze nko kuri 5 kugira ngo abagabura bagere ku ntego. Icya mbere basabwa ni uguhinduka, icya kabiri ni ukwitanga, icya gatatu ni umwete, icya kane ni ukumenya kugabura neza. Kumenya kugabura, burya kugabura naryo ni ishuri. Kera ntabwo nari nzi ko haba amashuri yo guteka bitari no mu butumwa bwiza, ahubwo no hanze mu isi biga amashuri yo guteka, ariko bakiga no kugabura neza. Iyo ni ingingo ya 4. Ingingo ya 5 ni ubwumvikane n'abo mukorana. Turanyura muri izo ngingo uko Imana iri budushoboze, ariko ngo usabe aho uri, nubwo wari usanzwe ubyiga, wari usanzwe unabyigisha, ubwo Imana yemeye ko bigaruka none, ubwo ifite impamvu. Nawe uce bugufi, ukurikirane, wigereranye nabyo, upime umurimo Imana yaguhaye. Kuko mu by'ukuri buriya Pawulo niwe yakundaga kuvuga ngo twahawe uyu murimo ngo kubw'imbabazi twagiriwe, kubw'imbabazi twagiriwe. Nawe utekereje inshingano ufite yo kuba intumwa, yo kuba umubwirizabutumwa, yo kuba umukuru w'itorero, yo kuba umudiyakoni cyangwa umudiyakonikazi, kuba intumwa y'amatorero, ntabwo abuyobora n'abo wiyigisha n'abo ugira inama ubarusha gukiranuka no kwemerwa imbere y'Imana. Hari impamvu Imana yabyemeye, baguhundagazaho amajwi. Hari impamvu, hari abantu mwemereye ubutumwa rimwe, akabona kunda Imana pe bara, ariko akaba nta nshingano nyinshi zibirunzeho, ariko weho Imana ikaba yarabyemeye, ikemera ko bibaho. Noneho kubera iyo mpamvu ukwiriye kubyubaha kandi ugatega amatwi, kugira ngo za ntego Imana yari ifite uzashobore kuzigeraho. Reka tuvuge ko iyo ikintu umuntu agikunda ajya akitangira, kandi niho akitangira neza iyo agikunze. Icyo gituma mu bijyanye n'uyu murimo ko ari umurimo w'ubushake, akaba ari umurimo w'ubwitange,
ubwo bwitange koko bubaho iyo icyo uri gukora ugikunze. namwe muzarebe nk'aba bantu babubatsi, abantu babubatsi bubakisha amazu y'abandi bagakora ibiraka, ariko uratekereza ko umuntu watsindiye isoko ryo kubaka inzu y'umuntu cyangwa ikigo cy'ishuri cyangwa ibitaro, uko akora ari kubakisha bya soko yabonye, nuko yakora ari kwiyubakira we, ari kwiyubakishiriza iyi nzu cyangwa uwo mushinga, ntabwo bishobora kungana. Urukundo ashyiramo, urukundo afite rwa bya bintu bituma ashyiramo umwete, ashyiramo ubwitange, ntabara amasaha, bikocamye akabyitegereza cyane kubera ko ari ibye. N'uyu murimo kugira ngo ushobore kugera ku ntego, nuko buri wese yawugira uwe. Ni nacyo cyatumye muri Bibiliya iryo jambo ryo gukora ibintu abantu babikunze kugira ngo babone uko babyitangira, Imana ibishyira imbere cyane kugira ngo bizabyare umubyizi. Yenda duhereye ku babwiriza mu gitabo, ni mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 9:16 na 17, kadusome iryo jambo. Haranditse ngo 9:16 na 17, Pawulo yaravuze ngo iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora, ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngononwa mbitewe gusa nuko mpawe ubusonga, nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, ndakurikije rwose ubutware bwanjye bw'ububwiriza butumwa. Iryo duha uburemere cyane ni ijambo rivuga ngo iyo mbikora mbikunze. Iyo umuntu akunda ikintu aracyitangira, iyo umuntu akunda ikintu agishyiramo umwete, iyo umuntu akunda ikintu niho anagikora neza. Rero n'uyu murimo Imana yadushinze birasaba ko tuwukunda. Mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa mbere havuga ku bakuru b'amatorero aribo bepiskopi, harimo ijambo rivuga ngo urwa mbere 3:1. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi oya no murongo wa mbere gusa. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko babyifuza bimurimo yumva yuko ibyo bintu byo kuyobora abandi kugakiza, ibyo bintu byo kuragira umukumbi w'Imana ari umurimo mwiza. Nubwo waba uruhije, nubwo ugoranye, nubwo usabwa kwigomwa, nubwo usabwa kuba icyitegererezo, ariko ni umurimo mwiza. Ni umurimo mwiza kuzitaba imbere y'Imana uti ndi hano nabo wanshinze. Ndetse muri Yesaya igice cya 6 umurongo wa 8 harimo ijambo rivuga ngo ndatuma ninde watugendera, ndasubiza ndi hano barije utuma. Urumva ko harimo ubwo bushake bwo kuba byemeye. Imana yarahamagaye ishaka bituma, ariko ubushake buraza ngo ndi hano mwami ntuma, kubera ko abikunze abyemeye, kubera ko abihisemo kikaba ikintu cyiza kandi cyiza cyane. Dusa n'abajya gusesengura za ngingo rero, iriya ngingo yo guhinduka, reka tugerageze kuyisoma muri Luka 22. Hari amagambo Yesu yabwiye Petero 31, haranditse ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwinginze ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Petero yari afite kwiyemera no kwiyemeza ibintu atazi uko biri buze kugenda,
ntabwo yari azi igisirikare Yesu yamuhamagariye uko kingana. Aravuga ati rwose nubwo haba no mu rupfu tuzajyana. Yesu aramubwira ngo Satani yabasabye ngo bagosore nk'amasaka, ariko ijambo nshaka niriya rivuga ngo kwizera kwe gucogora ngo kandi namara guhinduka. Yesu yaraye kumubonamo kwiyemeza ibintu ariko umutima we utari wahinduka. Avuga ati numara guhinduka uzakomeze bagenzi bawe, kugira ngo ubugabura bwacu Imana yaduhaye, umurimo w'ubugabura ugere ku ntego. Nuko abagabura, nuko abayobozi, nuko abayobora abandi, ababagira inama bakwiriye kubanza guhinduka. Baramutse badahindutse ngo baba abakristo, ngo babyarwe ubwa kabiri, itorero ntabwo ryava mu byimbo, kubera ko abantu bareba ibyo dukora cyane kuruta ibyo tuvuga. Bakwiriye kuba ari abagabo n'abagore bahindutse. Bitabaye ibyo itorero ntiryava mu byimbo, byaba ari ubufarisayo mu bundi. Ngo numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Imana yari izi ko Petero ari umwe mu bagabura b'ubutumwa bwiza basabwa ikintu gikomeye cyane. Ku bantu basoma ibi bitabo, reka tugerageze dusome kuri iki kijyanye no guhinduka. Dusome mu Bihamya umuzingo wa 3, ni iki cy'ikinyarwanda. Turasomamo amagambo akurikira. Paje 592. Iki gitabo ndagisomamo byinshi, ndifuza ko abantu bakurikirana. Haranditse ngo kugira ngo umuntu abe umugabura ugera ku ntego, hari ikintu cy'ingenzi akeneye kugira kiruta ubumenyi bwo mu bitabo. Kugira ngo umuntu abe umugabura ugera ku ntego, hari ikintu cy'ingenzi akeneye kugira kiruta ubumenyi bwo mu bitabo. Buriya gusoma ni byiza, no kugira ubumenyi ni byiza, no kugira uburyoza ni byiza, ngo ariko hari ikintu gikenewe ku bagabura b'ubutumwa bwiza kirenze. Ntabwo kugira ubumenyi mu bitabo babyanze, ariko hari icyo akeneye kibirenze. Icyo kibirenze kibiruta, burya dukwiriye kukimenya kandi tukagisaba. Ni ikihe rero? Umukozi ukorera imitima akeneye kugira ubunyangamugayo, ubwenge, umwete, gukora cyane, imbaraga n'uburyo bwiza bwo gukora. Biriya bintu umwuka yabikubiye hamwe ngo atwereke ko bikenewe kugira ngo dushobore kugera ku ntego. Ku bantu bakunda kugira ingendo, hari uburyo ugera ku mupaka w'igihugu, kandi murabizi iyo ugeze ku mupaka nyine haba hari imipaka ibiri, haraba muri iki gihugu n'abo muri iki. Iyo wageze ukareba uburyo bakwakiriye, uburyo bagukoreye, ibyo bakubajije, serivisi baguhaye uko bigenze, waje ku ruhande rwa kabiri ugasanga binyuranye cyane. Biguha icyigisho, ukavuga uti se koko ibi byombi ni ibihugu. Hari uburyo ashobora kukwakira, urava he, urajya he, akubaza icyangombwa akagukorera. Hakaba undi ukwakira ari kugukora mu mifuka, ari kugukankamira, yakambije agahanga, ukavuga uti se, ukabona ibyo bintu ntabwo bisa, ukabona biratandukanye. None ngo kugira ngo tuba bagabura iby'Imana kandi bigere ku ntego, Imana ibyemere, biheshe itorero iterambere, nawe bizaguhesha agakiza, ngo hari ibisabwa birenze ubumenyi bwo mu bitabo. Kumenya amahame adutandukanya n'andi madini ni byiza, kumenya gusobanura ingingo z'ibyo twizera ni sawa rwose, ni byiza, ariko ibi birenze ni nk'aho bakubwiye ngo nibyo bibanza. Ari nayo mpamvu turi ku ngingo yo guhinduka, ngo gukorera imitima, no kugira umunyangamugayo, ubwenge, umwete, gukora cyane, imbaraga n'uburyo bwiza bwo gukora. Ibi byose ni ingenzi cyane kugira ngo umugabura w'ibya Kristo agere ku ntego. Nta muntu ufite ibyo byangombwa ushobora kuba insuzugurwa, ahubwo azagira imbaraga ikomeye iteza impinduka mu bandi.
umukozi mu murimo w'Imana ashobora gukora ibyiza bike cyane, keretse gusa aramutse ashoboye kwigarurira icyizere cy'abakorera, mbese nabo bakabona koko abo ngabo uri gukorera ubasanga, ubaburira, ubacyaha, ubagira inama, ubahugura, ngo ari kukigarurira icyizere cyabo nk'uko Nehemiya byagenze. Burya ngo yigaruriye icyizere ku buryo buri muntu mubo yakoreraga nawe aba nka Nehemiya. Umukozi wo mu ruzabibu rw'Uwiteka agomba buri munsi gukura ku Mana imbaraga zo kurwanya ibibi no gukomeza gukora ibitunganye binyuze mu bigeragezo bitandukanye by'ubuzima, kandi umutima we ugomba guhamanya n'umucunguzi we. Ashobora kuba umukozi ukorana na Yesu, agakora nk'uko yakoraga, agakunda abantu nk'uko Yesu yabakundaga, kandi akagira imbaraga z'imico mbonera zo kwihanganira ibigeragezo bikomeye cyane bipima imico. Ntabwo abagabura bo baba basonewe ku bigeragezo, nabo baba bafite ibigeragezo by'ubukene, by'ingo zikocamye, nabo bakaba bafite ibigeragezo by'uburwayi, bafite ibigeragezo by'inturo mbi. Ibigeragezo bikaba bihari ngo ariko ntibibabuze gukorera Imana, ngo akagira imbaraga z'imico ishobora kwihanganira ibigeragezo bikomeye. Rero ahangaha birumvikana ko bidusaba guhinduka, kandi guhinduka gukomeye. Reka se nusubiye inyuma gato muri icyo gitabo, iki kijyanye no guhinduka, yenda turaya tugenda tukigarukamo ibitabo bibitugaruramo, ariko iyi ngingo nizere ko yumvikanye ku bijyanye n'uko dusabwa guhinduka, kuko igihe turi gushora abandi ku isoko y'ubugingo, iyo tutahindutse, hari ijambo riri kuri 593 ku bafite icyo gitabo, haranditse ngo naritegereje kugira ngo ndebe niba imitima y'agaciro yari ishikamye ku kuri nk'ingaruka z'imirimo ye. Ni umugabo bisera, turaza kumuvugaho cyane. Madamu White aravuze ngo yitegereje ingaruka z'imirimo iturutse ku mirimo y'uwo mugabo. Nitegereje nitonze kugira ngo ndebe uburyo yitaga ku bantu kugira ngo abakomeze kandi abatera umwete. Uwo akaba ari umurimo wari ukwiriye kujya ugendana n'umurimo wo kwamamaza ijambo ry'Imana. Ntabwo nashoboraga kubona umuntu n'umwe washoboraga kuba atari kuba amerewe neza cyane kurusha iyo atakira uko yabonye ukuri guteye imbere arebeye kuri mwene datuwo. Mbese ngo arebe iterambere umuntu wabwirijwe n'uwo umuntu wayobowe nawe, ngo arebe iterambere yagize agereranije na mbere yuko yakira ubutumwa. None ngeze ku ijambo nashakaga, ni nkaho bitashoboka ko umugezi wazamuka hejuru ngo urute isoko uturukamo. Umugezi ntabwo wazamuka ngo nurangiza urute isoko uturukamo. Bishatse gusobanura ngo umuntu ugeze ukuri ku banyabyaha ahagaze mu mwanya w'inshingano iteye ubwoba. Buriya uyu murimo benshi bawufatisha udutwe tw'intoki, kubera ko nta kontra usinya imbere y'abantu, kubera ko yenda nta kwimwa umushahara no gukurwa ku kazi no kwirukanwa, ariko byose birahari imbere y'Imana, birahari. Iyo tudakoze nk'uko Imana ishaka, nayo ijya yirukana abakozi ku kazi, nayo ijya birukana. Kandi gukora umurimo utanoze, hano baravuze ngo umuntu ugeza ukuri ku banyabyaha ahagaze mu mwanya w'inshingano iteye ubwoba. Bene uwo azahindura imitima igarukire Kristo, nibitaba ibyo umuhati we uzaberekeza ku cyerekezo kibi. Ntabwo nagira uwo mbyifuriza, ariko iri jambo ryatubwiraga ngo ni ibidashoboka ko umugezi wazamuka ngo urenge isoko uturukamo. Isoko bavuze rero ni wa mubwiriza uri gutanga ukuri, ni wa mudiyakoni, ni wa mukuru w'itorero,
ni wa muntu uhagarara imbere y'abandi ababwira ati nyabuna muzinduke mwifate neza mujye mutangira isabato mwambare neza mubane neza n'abaturanyi. Urumva yuko ngo ni inshingano iteye ubwoba, irasaba guhinduka kandi irasaba no kwitanga. Kwitanga n'umwete yenda turasa n'abari kubihuriza hamwe. Ni ukuvuga ngo kwitanga ni kwa kundi twasomye muri Yesaya 6:8 ndi hano umwami nduma. Ariko birashoboka ko umuntu yakwemera kwitanga ariko yagera mu ruzabibu, yagera mu nshingano, umwete ukabura, abandi bakajya mu nama weho ugasiba. Inzitwazo ukazishaka weho wemera ariko Imana itazemera. Umuntu akajya mu ibwiriza butumwa ariko iyo yageze nubwo yasize urugo rwe yagerayo ntagire umwete, ntiyige umurinzi, ntazinduke, ntakoreshe ibigoroba neza. Mbese murumva yuko hariho kwitanga ukemera ariko hariho n'umwete. Muri iki gitabo hari ijambo bakoresheje 529 cya gitabo, navuze ko ndi bugikoreshe cyane. Imana yaranakoze kugira ngo bize mu ndimi twumva cyane. Na 29:500 haranditse ngo musaza wanjye iyo bashyizeho izi nyuguti rero biba byiza ushyizeho izina ryawe kugira ngo nawe bikubere igipimo. Musaza wanjye ukora buhoro cyane, wari ukwiriye kwitoza imico itandukanye n'iyo ufite. Ngo akora buhoro 529. Abantu rwose baramutoye biremera, yavuze ngo azajya no mu murimo, nibyo ni umudiyakoni n'umudiyakonikazi, ariko ibyanditswe biri kudushinja kubura umwete. Ngo ukora buhoro cyane, wari ukwiriye kwitoza imico itandukanye n'iyo ufite. Umurimo w'Imana ukeneye abantu bashobora kureba ibintu vuba kandi bagakora badatindiganije mu gihe gikwiriye ndetse bagakorana imbaraga. Mbese ntimuzi natwe imirimo yacu ko tuyikora n'imbaraga? Muzarebe abana kubabyutsa mu gitondo bajye ku ishuri iyo saha ntipfe, ariko byaba ari muri weekend utireka baryame byo kwiga umurinzi, si ngombwa, bararushye, barananiwe. Nuko ngo umurimo w'Imana ukeneye abantu bashobora kureba ibintu vuba kandi bagakora badatindiganije mu gihe gikwiriye ndetse bagakorana imbaraga. Nujya utegereza kugira ngo banze upime ingorane yose no gushyira ku munzani buri kibazo cyose uhura nacyo, uzakora bike cyane. Gushyira ku munzani ukavuga ati kandi nimbigira gutya, ninkomeza kwitanga cyane, kandi ninkomeza kwirunira muri ibi, ubukene buzaza, bizagenda bite. Mbese ukabanza gupima ngo buri ngorane yose uhura nayo uzakora bike cyane. Buri gihe uzahura n'imbogamizi n'ibibazo kandi ugomba gufata icyemezo ushikamye cyo kubitsinda, bitaba ibyo bizagutsinda. Rimwe na rimwe inzira zinyuranye n'intego nyinshi. Ndashaka gusimbuka 531. Musaza wanjye nani wa undi bari kuvuga. Ubwo we kumva rero ko yenda ubwo ari igitsina gore n'umudiyakonikazi bitakureba, ahubwo twavuze ko aha bashize ririya zina uhashyira iryawe, urebe ko bitaba ari imiburo no guhendahenda kw'Imana biri kukuzaho, kugira ngo uzagire ubugabura bwawe, inshingano zawe zizagere ku ntego Imana igushakira. Musaza wanjye ukeneye kwitoza kugira icyo ukora vuba. Zibukira imigenzereze yawe irangwa no gutindiganya, ukora buhoro buhoro kandi ukirengagiza gufata umurimo no kuwurangiza. Ugomba kuva muri ubwo buryo bufunganye bw'imikorere kuko ari bubi. Igihe kutizera kwigaruriye umutima wawe, umurimo wawe ubu wo kuzuyaza, guhagarara no gushyira ku munzani ku buryo wowe ubwawe utagira icyo ugeraho kandi ukabuza n'abandi gukora. Ufite ubushake buhagije bwo kureba ibibazo no gutangira gushidikanya, ariko nta bushake cyangwa umurava ufite wo gutsinda ingorane cyangwa kwirukana gushidikanya. Mu bihe bimeze bityo uba ukeneye kubiharira Imana, ukeneye imbaraga z'imico, noneho ukagabanya gutsimbarara no kutava kwizima. Uko kuzuyaza nuko kugenda buhoro mu mikorere ni zimwe mu ntenge zikomeye cyane mu mico yawe kandi zihagaze mu nzira kugira ngo zikubuze kuba ingirakamaro.
aya magambo ntabwo yoroshye kandi ni bimwe mu biranga abakozi benshi bemeye ko bavuye mu madini yayobye, bemera yuko bavuye mu bupagani. Twemera ko tugiye kuba ababwiriza butumwa b'abakorera bushake, bashaka kubaka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ibyo zakoraga, ibyo zizeraga, ibyo zabwirizaga, kuko twubakanwa nabo. None turi kuregwa ibikomeye. Imirimo yacu tuyiha umwanya, tuyishyiramo ubushake, tuyishyiramo imbaraga, tuyitekerezaho cyane, dukora planification ndetse z'igihe kirekire tutanazi ko tuzagezayo, ariko umurimo w'Imana ngo kaba karegeya tukawuha umwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu cyangwa wa nyuma. Gutinda gufata ibyemezo kwawe bifitanye isano n'umurimo w'Imana rimwe na rimwe birababaza. Ntabwo ari ngombwa na buhoro. Igikorwa gikozwe hatabayeho kuzuyaza no gukebakeba gishobora gutanga umusaruro ukomeye. Muri rusange ugira ubushake bwo gukora igihe wumva ubishakiye, ukaba witeguye gukora igihe ushobora kureba neza ikigomba gukorwa. Aha yenda reka bariho dutinda gukora igihe wumva ubishakiye, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ni ugukora mu gihe gikwiriye nikitagenje gite nikidakwiriye. Naho twebwe ngo ni ugukora igihe tubishakiye. Ngo nta mwanya nari nabona, ubu ntibirasobanuka, mu kwezi gutaha, mbese ibi hakabitswe tubipanga igihe twishakiye n'igihe dushatse, ariko ntabwo ari byo. Kandi imitima iri kuyoba, ibintu biri gucika. Amavuna ari gukorwa muri uku kwezi agacumya agashyirwa mu kundi kubera inyungu z'umuntu runaka, ariko kuvuga ati ngewe rwose. Kandi icyo gihe ngo imiryango myinshi Satani akaba yamaze kuyifunga, imitima myinshi yamaze kuyugarira. Hano haravuze ngo ariko unanirwa kubera ingirakamaro umurimo w'Imana, kubera ingirakamaro umurimo w'Imana w'ingirakamaro wakagombye kuba iyo uza gukora utajuyaje kandi udakebakeba mu bihe bikomeye. Kandi wajyaga gutsinda akamenyero ko gushidikanya no gutinda byaranze imico yawe, ndetse byagiye bikerereza umurimo w'Imana. Ikirego dufite twarakererewe cyane, kandi uko gukererwa kugaterwa no kwikurura. Nudatsindiye inenge wakwibaza ngo ni iyihe imaze kuvugwa, ni ubunebwe, ni gukora ibintu buhoro buhoro, ni kubikora igihe umuntu ashakiye, ni kubanza gupima buri ngorane n'ibibazo. Nudatsindiye inenge mu bihe by'akaga gakomeye izabera umurimo imbogamizi, kandi ishyire mu kaga ubugingo bwawe bwite. Kubahiriza igihe, gufata icyemezo mu gihe gikwiriye bigomba kwigwa, kubera ko ntabyo ugira. Ngo nabyo nibyo kwigwa nk'ibindi, ngo gufata, kubahiriza igihe no gufata ibyemezo mu gihe gikwiriye. Buriya hari uburyo usanga ibintu byinshi harabayeho gukererwa gufata ibyemezo, kandi ijambo ry'Imana ribitwemerera. N'ibintu abantu barabibonye no mu itorero bigaragara, yenda baragarije no kubicyahaho gakeya, ariko bagakererwa Satani akinjira. Kutubahiriza igihe, muzarebe cyane cyane nko mu nama z'itorero no mu nama z'umurimo w'Imana, muzabifateho inararibonye. Umuntu uzinduka wubahiriza igihe, iyo azindutse inshuro ebyiri eshatu asanga abandi bica cyagiye, byanze bikunze yimukira mu ntege nke zabo. Avuga ati se ubundi ndazinduka ngo bigende bitinda basangayo, ubwo niba byari saa 3 nawe akagerageza agakururaho iminota 40 cyangwa 30. Nge nabiganiriye n'umwe wakiriye ubutumwa, ariko yarahoze ari umusirikare, ari umudemombe, yaramenyereye kubahiriza igihe, yaramenyereye ko gahunda ari gahunda. Yinjira mu itorero yarasomewe ku itorero rigereranywa n'umutwe wa gisirikare, amasaha batanze akaba yayandi, ariko nyuma y'igihe gito nawe yaramaze kwandura intege nke nk'iz'abandi. Ubushobozi bwo gukorana ubushabitsi ubwira, ariko kandi ukabikora neza, n'ubumenyi bukomeye. Musaza wanjye, mu by'ukuri wagiye wumva ko ubushobozi bwawe no gushidikanya kwawe ari ngombwa, wibwiye ko ari indangagaciro nziza aho kuba amakosa, ariko nshingiye ku by'Uwiteka yanyeretse kuri iyi ngingo,
uko kugenda buhoro buhoro ku ruhande rwawe byagwabije umurimo w'Imana cyane, kandi byatumye ibintu byinshi bisigara bidakozwe kandi byaragombaga kuba byarakoranywe ibakwe. Noneho rero bizagukomerera kugira impinduka ukora mu mico yawe, kandi Imana igusaba kuzikora bitewe n'uko mu busore bwawe kubahiriza igihe no gukorana ibakwe byari bigukomereye. Igihe imico iremwe, akamenyero kagashyirwaho, kandi ubushobozi bw'ubwenge n'imico bukaba buhamye, kurwanya akamenyero kawe kabi k'umuntu ukorana ibakwe birushaho gukomera. Wari ukwiriye kumenya agaciro k'igihe. Hariya yenda ntabwo nshaka gukomeza kuhatinda cyane, kubera ko harimo turasabwa umwete mu murimo w'Imana, turasabwa no kwitanga. Yenda uko kwitanga kurimo kwigomwa, reka mbisome haka gasubi njye ku zindi ntambwe, kuko dufite byinshi byo kubisomaho. Nta sano y'iby'isi, ipaje 533. Nta sano y'iby'isi cyangwa ibindi bintu bihabwa agaciro ku isi bikwiriye kugereranywa n'inshingano yo mu murimo w'Imana. Ndasubiramo, isano mu by'isi. Buriya dufite abantu tuvukana, dufite abantu badukunda, dufite imirimo yindi dukora mu isi. Iyo ngo n'ibindi bintu bihabwa agaciro ku isi nabyo birahari, bishobora kugereranywa n'umurimo w'Imana. Areka tubigarure mu buzima bwacu busanzwe. Impamvu tujya dutanga ukavuga uti ntabwo mbonetse, si ibyo mu isi se? Natabaye, nagiye gushyingura, nagiye muri ibi, kandi uwo nguwo uwo washaje, hari igihe utigomwe igihe cyawe ngo umusure yarwaye, ariko kubera ko yapfuye ukumva uwo munsi iby'Imana by'uwo munsi byo byahagarara. Ndetse dukurikije n'uko tubimenyereye, na mugenzi wawe abonye utagiyeyo ukamubwira uti nari mu materaniro y'amahugurwa, yavuga ati umuntu ari kuba inyamaswa. Ariko mu by'ukuri ushobora gusiba kumutabara ukirwa mu materaniro y'ijambo ry'Imana, ahubwo babandi nk'ejo mu gitondo ukajyayo ukabahumuriza, kandi byose byombi bikaba bigenze neza. Ariko hano bari kutubwira ngo nta sano mu by'isi cyangwa ibindi bintu bihabwa agaciro ku isi bikwiriye kugereranywa n'inshingano y'umurimo w'Imana. Ibyo twakubwira ko bikomeye, ariko ni by'Imana dusaba kugira ngo umurimo w'ubugabura ugere ku ntego. Yesu yahaze byose kugira ngo akize isi yari izimiye, kandi adusaba natwe kwitanga byimazeyo. Hari ibyo tugomba guhomba kubw'inyungu z'umurimo w'Imana. Ntabwo ijambo ry'Imana ridushyeshya ngo tuzakora umurimo w'Imana ngo n'ibyacu bigende neza 100%, ngo ahubwo hari ibyo dusabwa kugenza ute guhomba. Hari aho tuzahomba ibitotsi, hari aho tuzahomba ibirori byiza bitanaciriweho iteka ubisibe kubera umurimo, hari aho uzigomwa inyungu, aho bari kunguka 100,000 wunguke 20 cyangwa 50 kubera umurimo w'Imana, kubera imitima. Hari ibyo tugomba guhomba kubw'inyungu z'umurimo w'Imana. Kwigomwa iby'amarangamutima dusaba ni kimwe mu bintu by'ingenzi dusabwa, ariko nabyo ni igitambo gito cyane unagereranije n'ibyo Yesu yigomwe, ugereranije iby'intumwa zigomwe, ugereranije abatubanjije ibyo bakoze, n'ibyo by'amarangamutima yacu bikeya tuba duhombye, ngo ni igitambo gito cyane ugereranije n'umutima ubukize, ugereranije n'ubugingo buhoraho, ugereranije no kwera kuri uyu murimo, ngo ni igitambo gito. Ufite inshuti nyinshi, kandi y'amarangamutima yejejwe, ntabwo uba ugikeneye kumva yuko wigomwe ikintu gikomeye. Ntabwo hamagarirwa gusiga umugore wawe mu batizera, ntabwo hamagarirwa kugendesha amaguru wambuka ubutayu butwika bwa Afurika, cyangwa gushyirwa muri gereza no guhura n'ibigeragezo kuri buri ntambwe yose uteye. Itondera uburyo ukoresha impuhwe zawe, maze ureka amarangamutima ya kimuntu n'ibyo uha agaciro byivange n'umwete ukoresha n'imirimo ukora mu murimo w'Imana. Imana ishaka ko tuyikorera tutikanyiza, kabiri tubikuye ku mutima. Imana ishaka ko tuyikorera tubikunze, tutikanyiza, tubikuye ku mutima. Mbese
namwe mujye mureba ku bantu b'aborozi, iyo itungo rye ryazimiye mu by'ukuri arashaka ibishanga akabyambuka, imisozi akayizamuka. Iyo yakoze urugendo nk'amasaha ageze muri 6 cyangwa 8, nanjye ntabwo naragiye ariko nigeze nshaka inka zazimiye ndi kumwe n'abandi. Iyo amaze y'amasaha 8 ariko bakamurangira bati hariya hari zahanyuze ejo naho mujye kuharebera, ugira ngo niho gitangira gushaka, arongera akajyayo. None ngo umurimo w'Imana uradusaba kuwukora tutikanyiza kandi tubikuye ku mutima. Ibi ushobora kubikora ariko kandi ugakora n'inshingano zawe ufite mu muryango wawe, ariko izo nshingano zigomba gushyirwa ku mwanya wa kabiri. Ndabisoma kandi dukwiriye ngo dusabwa kubikora, suko tuzanyura muri bwa butayu bwaka ngo tuje muri gereza tubyihitiyemo. ngo ibi ushobora kubikora ariko kandi ugakora n'inshingano zawe zose ufite mu muryango wawe, ariko izo nshingano zigomba gushyirwa mu mwanya wa kabiri. Reka duse nabigiye imbere ho gatoya mu gitabo cy'ubutumwa ku basore. Reka tusome ijambo page 206 handitsemo ijambo rivuga ngo dans l'œuvre de Dieu il y a place pour nous, il y a place pour tous ceux qui sont remplis de l'esprit de sacrifice. Mu murimo w'Imana harimo umwanya w'abantu bose buzuye umwuka wo kwitambaho igitambo. Abafite umwuka wo kwitambaho igitambo nibo bafite mu mwanya, ariko umwanya w'abanenganenzi abakazuyaze yitaho ibintu byose bibanze bigende neza, nta mwanya wabo urimo. Ahubwo abashaka kwitangaho igitambo bose bafite mu mwanya, bafite impano zitandukanye ariko bafite uwo mwuka wo kwitangaho igitambo. Ejo mu gitondo ahantu twateraniye twari kumwe na mwene data wo muri Kongo, nza kumubaza ikibazo, nambwira nti se ahantu wabaga utarahunga abantu bateranaga bakoresheje amasaha menshi bakoreshaga ngahe? Arambwira ati twakoreshaga amasaha 3 tujya guterana n'amaguru, ati kugaruka kubera ko hazamukaga tugakoresha 4, yose hamwe akaba ngahe 7. Kandi umuntu wo muri Kongo ntugire ngo ni kwa kundi kugenda ari gukurura karenge, amasaha 3 agiye guterana 8 ari gutaha. Mugereranye n'umuntu uri kuvuga ngo bapangiye kure, ngo se nk'umuntu afata akagare, ngo mbese ngo ni ka moto ngo babipangiye kure, ngo bise baratangira sangapi. Nawe ibaze uko kujenjeka, uwo mwete muke, uko kubura kwiyanga, nta nubwo baba wiyanze cyane. Rero ngo abantu bafite kwitangaho igitambo nibo bafite umwanya muri uyu murimo, ariko abantu bo kwigira debedebe, bo kwigira magi, wagira ngo n'ubutumwa bubwirizwa ntago baba bari kubwumva. Ni itorero ryo mu butayu, ni mu gihe giheruka, hirya yacu hari akaga n'akarengane kazaba gasaba kwitanga biruta uko bimeze uko nguko, ariko ugasanga umuntu arasa naho atava mu byimbo. Dieu cherche des hommes et des femmes disposés à renoncer à eux-mêmes en faveur d'autrui, à consacrer tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont à l'œuvre. Imana ishaka abagabo n'abagore biteguye kwiyanga ubwabo kubwo gukorera bagenzi babo, biteguye gutanga ibyo bafite nuko bari. Tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont à l'œuvre, ngo bakabitanga mu murimo, gutanga ibyo bafite no gutanga uko bari, ubo kwitanga ubwabo ku murimo. Hari igihe amafaranga ubutayafite, nta modoka ufite, nta murimo ufite, ariko wehura hari ufite amaboko, ufite ubwenge, ufite ngo benabo ni ubutumwa ku basore ikigisho cya 63. Il faut des hommes qui persévèrent en dépit des difficultés. Imana ikeneye
abantu bashobora kwihangana mu gihe cy'ingorane. Andiza umve rino jambo nifishe ndikunze cyane, ngo bashobore kwitanga no gushinyiriza mu ngorane, bakavuga bati nune shueropa nune reseropa découragé, ntabwo tuzatsindwa kandi ntituzacika intege. Il faut des hommes qui sauront travailler d'une manière ferme et constructive. Hakenewe abantu bazi gukorana uburyo bakora bashikamye kandi bagakoresha uburyo bushikamye kandi bwubaka, bagashobora kubaka umurimo wa databuja wasenyutse kandi bakabikora babikuye ku mutima. Reka nihute ngere kuri ziriya ngingo. Buriya turi mu kaga gasa naho katoroshye bitewe n'ubunebwe, bitewe no kutitanga, bitewe no kutamenya ubwo buryo bwinshi bwo kugabura. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa 3 haje 258. Reka tugire amagambo make dusoma, ni iki gifaransa ngiye gusoma. 258 duhereye kuri 57 haranditse ngo niba ushaka gukora mu buryo bukorera abandi nta nyungu, ugakoresha ubushobozi ufite mu guteza umurimo w'Imana imbere mu birere bishya, Imana izagufasha, Imana izakongerera imbaraga, Imana izaguha umugisha. N'amasezerano dufite muri uyu murimo iyo dukoranye umwete kandi tugakora neza, ngo niba dushaka gukora umurimo w'Imana nta nyungu dutezemo, tugakoresha ubushobozi bwose Imana yaduhaye mu guteza umurimo w'Imana imbere mu birere bishya, Uwiteka azadufasha, Uwiteka azadukomeza, Uwiteka azaduha umugisha. Soyez assuré sa présence. Ngaho gira ubwishingizi yuko Imana iri kumwe nawe, kuko yarabisezeranye izagutera imbaraga. Hepfo banditse mu ijambo nifuza kugeraho ngo nihute. Travailler pour glorifier Dieu. Korera kugira ngo uheshe Imana icyubahiro. Imana irakureba kandi iragusobanukiwe, izagukoresha nubwo waba uri umunyantege nkeya. Si vous consacrez à son service l'état qu'il vous a confié, itaranto Imana yaguhaye nuzishira mu maboko y'Imana, uzishire mu maboko y'Imana. Car le faible devient fort s'il se livre à un service actif, désintéressé, et jouit de la précieuse approbation de Dieu. Kuko umuntu iyo yiyeguriye Imana, itaranto Imana yamuhaye akazishira mu maboko y'Imana, nubwo yaba ari umunyantege nkeya, Imana izamwongera imbaraga kandi mwemere. Umunezero wo gukorera Imana uzamwongeramo imbaraga. Si vous êtes fidèle, nukora ukiranutse, la paix qui surpasse toute intelligence sera votre récompense en cette vie. Amahoro aruta ay'ubwenge bw'abantu bwageraho uzayahabwa nk'ingororano muri ubu buzima bwa none. Mbese buriya amahoro yo mu mutima yagurwa iki? Nta mafaranga wabona ayagura, imiryango ntiyabiguha, ubutunzi ntibwabiguha, abana ntibabiguha, ngo niyo ngororano ikomeye tubona muri ubu buzima iyo dukoreye Imana nkuko ishaka. Eda la vie future, ndetse no mu buzima buzaza nabwo kazahabwa ubugingo buhoraho. Nta gihe dufite cyo gutinda ku bintu bidafite agaciro, ahubwo dukwiriye kwitangira kubwiriza ubutumwa buheruka, tubwiriza abanyabyaha. Hepfo bakoresheje ijambo rikomeye nshaka kwihutira, rivuga ngo umutima wanjye wuzuye umubabaro iyo ntekereje kukumakara kwa bamwe mu babwiriza bacu kandi bafite ubutumwa, alors qu'il possède un message de vie et de mort. Ngo yagize umubabaro cyane iyo atekereje kukumakara kw'ibibwirizwa bya bamwe mu bagabura bafite, ngo kandi bafite ubutumwa bw'urupfu cyangwa bw'ubugingo. Le prédicateur ainsi que les membres d'église somnolent et le monde périt dans le péché. Abagabura n'abizera bari mu itorero ubu bari guhunikira, isi nayo iri gupfira mu byaha. Veillez le Seigneur, aide le peuple à se réveiller et à travailler comme hommes et femmes
qui sont au sein du monde éternel. Mana fasha ubwoko bwawe bukanguke, ufasha abagabo n'abagore bakore nk'abari ku rugabano rw'isi ihoraho. Icyakorwa kugira ngo abagabura bagere ku ntego. Urugo rwa Gikristo page 32. Ndihutira kugera kuri ya ngingo turi buze guherukiraho ariko nsomye ayo magambo. Urugo rwa Gikristo page 32 haranditse ngo igihe dufite hano ku isi ni kigufi. Tunyura mu isi rimwe kandi tukayimaramo igihe gito. Isi ngo tuyinyuramo rimwe, wabyemera cyangwa utabyemera, ntabwo aho uri kunyura uzongera kuhanyura. Niba ari mu busore, niba ari mu bukwerere, niba ari mu bukumi, ni aho uri kunyura uhanyura rimwe. Hanigi unyura mu bukire utazongera kubunyuramo uzarangiza mu bukene. Tunyura mu isi rimwe. Dukore rero icyiza cyose gishoboka mu kubaho kwacu. Ngeze kuri point nashakaga. Umurimo twahamagariwe gukora ntusaba ubutunzi bukomeye, ntusaba ubutunzi ukomeye cyangwa ufite ubushobozi buhambaye, ahubwo usaba umwuka w'ubugwaneza n'uwo kwitamba n'uwo kugira umugambi uhamye. Umurimo twahawe, uramutse uri umudiyakoni, uri intumwa, uri umubwiriza butumwa bwiza, uri umukuru w'itorero, ngo izo nshingano zitandukanye Imana yaduhaye ntabwo zisaba kuzisohoza, ntabwo ari ubutunzi busabwa, ntabwo ari kuba uri umuntu ukomeye cyangwa ufite ubushobozi buhambaye, ngo ahubwo biragusaba ibintu bitatu: kuba uri umugwaneza, kuba kwitambaho igitambo, no kugira umugambi uhamye. Za ntego twaje kubona rero kuri ibi. Reka dusoreze kutugingo nka tubiri: kumenya kugabura n'ubwumvikane bwabo dukorana. Uku kuba abagabura, abantu benshi cyane batekereza yuko ari ukujya ku ruhimbi tukabwiriza no kwigisha nk'uko turi kubikora ubu ngubu, nk'uko dusanzwe tunabikora, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ibindi bintu bikomeye cyane. Reka yenda ndebe ko ayo magambo nashobora kuyabona vuba muri cya gitabo. Page 597. 597 ni kwa kumenya kugabura. Ko twabonye yuko benshi bibwirizwa byabo ngo byarakamutse, ngo noneho ngo bakagira ingorane. Abizera bari guhumikira, bafite ubukonje bumeze nk'urubura, n'ababwiriza nabo bakonje, ngo ibibwirizwa byabo byarakamutse, ngo ababwiriza basinziriye bari kubwiriza abantu basinziriye. Ndetse handi nasomaga mu bihamya umuzingo wa 3 ngo benshi bafite ibibwirizwa ngo bisinziriza abizera. Hano rero haravuze ngo abakorera Imana batanze ikibwirizwa ku ruhimbi baba batangiye umurimo, abariho batangiye umurimo gusa, abari agace gato bakoze. Nyuma y'ikibwirizwa hakurikiyeho umurimo nyirizina. Umurimo nyirizina ngo utangira nyuma y'ibibwirizwa. Bya bintu byo kwisabato, bya bintu byo gusoma amatangazo, niko ko bagiye mu nama, ngo umurimo bari hugitangira. Ngo umurimo nyirizina ni uwuhe rero? Mubumve ngo kwa kundi ku bantu babaye aho batema amashyamba, hari ukuntu umuntu ajya acumukero. Ariko iyo amaze gucumukero, intangiriro yamaze kuyerekana, niho bagiye gukora nyine. Umurimo bari hutangiye. None umurimo ngo nuwe nyuma y'ikibwirizwa hakurikiyeho umurimo nyirizina: gusura urugo ku rundi, kuganiriza abagize umuryango, gufatanya nabo gusenga, kandi bakegerana impuhwe, bakegerana impuhwe abo bifuza kungura. Ntibizagabanya icyubahiro cy'umugabura we bya Kristo kuba yaba amaso kugira ngo arebe kandi asobanukirwe imitwaro yo muri ubu buzima ndetse n'ibibazo by'imiryango asura. Ariko nkiraha kwenda izi ngingo ziri buze kugerwaho, hari icyo nasomye muri iki gitabo ntabura gusoma. Ni page 541 ngo abagabura bacu, abakuru b'amatorero, ngo hari ikibazo gikomeye. Page 541 541 bitewe no kudakora wa murimo wo gusura abantu ngo abo kubacyaha tubacyahiriyo,
ngo tuyadukora ikosa rikomeye ngo ryo gucyahira abantu muri rusange. Gucyahira abantu muri rusange 541 ni bibi ndetse n'ibibi biruseho kugaragaza amarangamutima mu iteraniro rinini, ubwira amagambo akomeye buri muntu wari we wese, kuruta gusanga abantu ku giti cyabo bashobora kuba bakoze amakosa maze ugacyaha buri wese ku giti cye. Ibi by'ikugucyaha gukomeye gukakaye kandi kwamagana abantu mu materaniro manini birakabije cyane mu maso y'Imana. Nukuvuga ngo hari ibyo wumvise, hari ibyo wabonye ariko byakozwe n'umuntu umwe cyangwa n'itsinda, ngo maze ugafata iteraniro ryose ukaritura narababaye. Ariko abantu bazagenda, abantu bameze bate, abantu barananiranye, ubugorozi bwarabananiye, none ugatonganya iteraniro ryose kubera umuntu umwe, kubera abantu bamwe, ngo ni ibintu bikomeye, ni bibi. Ibyo byabibwirizwa muri kumva ngo bisinziriza bizera, abandi bakanazinukwa, we yaje kwivomera agakiza. Ngo niba koko umuzi ni byiza kumusanga, kuko umubare w'abantu babwirwa mu materaniro uba ari munini, kandi no gucyaha gutanzwe kukaba gukozwe mu buryo bwa rusange. Biroroshye kugaragaza amarangamutima imbere y'iteraniro kubera ko haba hari abantu benshi, kuruta gusanga uwakoze amakosa imbona nkubone ukabagaragariza inzira yabo mbi ku mugaragaro kandi ukababwiza ukuri. Niyo nzira Imana yateganije. Ariko kwihwaba abo bantu nurangiza ubagezeho akababaro kawe kose kubera itsinda rimwe, kubera abantu bamwe. Ariko kuzana mu nzu y'Imana amarangamutima kakaye yibasiye abantu ku giti cyabo, maze ugatuma batakoza amakosa n'abayakoze bose bahababarira, ni uburyo bw'imikorere Imana itemera kandi kwangiriza kuruta ko kwazana ibyiza. Byagiye bibaho kenshi ko ibibwirizwa byo kunenga no kwamagana abantu byagiye bitangirwa imbere y'iteraniro, nyamara ibyo bibwirizwa ntibikuza umwuka w'urukundo n'ubuvandimwe. Ntabwo bituma barushaho kuzirikana mu by'umwuka kandi ngo bibayobore mu kwera ko mu ijuru, ahubwo bibyutsa umwuka wo gusharirirwa mu mitima. Bya bibwirizwa bifite imbaraga bishenjagura umuntu, usanga rimwe na rimwe biba ari ngombwa kugira ngo bikangure, biburire, bitsinde imitima. Ariko keretse gusa nibiba bifite ibimenyetso bigaragaza ko biturutse ku mwuka w'Imana, naho ubundi bizakomeretsa cyane kuruta uko bizagira ibyo bizana. Cyiza bizana. Murakoze cyane. Reka iyi ngingo ni bwa buryo bwo kumenya kugabura. Tubonye neza ko kubwiriza abantu, kubakura mu mwijima ni byiza, ariko kubarera no kubegera kugira ngo ubugabura bwacu bugere ku ntego, iki nacyo turagisabwa. Tubujijwe gucyahira abantu bose muri rusange, maze abakoze amakosa n'abatayakoze ngo bose ukababumbira hamwe. Ntabwo ari byo, ahubwo nk'uko umumeshi wa neza ajyafata amapantaro y'amakoboyi akayashyira nk'hariya, utwenda tw'imyeru akadushyira nk'hariya, amashuka akayashyira nk'hariya, byose akaba ari kumesa, ariko byose ntabihurize hamwe. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritwemerera kugira amateraniro yo mu matsinda kugira ngo abantu bose bahabwe ibyabo. Ndihutira aho nsoreza kuri ya ngingo y'ubwumvikane n'abo dukorana. Birumvikana ko kugira ngo umurimo twahawe wo kugabura iby'Imana ugere ku ntego, kuko twakunze kubisoma, birasaba ko abagabura duhinduka, birasaba ko twitanga, tukagira n'ibyo duhomba, ariko tukagira n'umwete. Ntitube nka wa mwene datarana twasomye ngo yagendaga sodoka ngo agakora ibintu buhoro, ngo agakora n'ibyo yishakiye, ngo ibintu bitari bumugore, ngo akabanza yapima yabona ibyo atari bibonemo igihombo akaba ari byo aje gukora, nabyo ngo akabikora tsimbarara. Mu by'ukuri iriya mikorere iciriweho iteka. Ngo Imana iradusaba no gukorana ubwumvikane na bagenzi bacu. Mu gitabo cya Ministère Evangelique umurimo w'ibwirizabutumwa, ni ikigisho cy'ijana ku bafite igifaransa n'urupapuro rwa 472 handitsemo iri jambo ngo c'est avec une sympathie confiante que le ministre de l'évangile devait travailler dans l'unité. Aravuze ngo ni mu mpuhwe zicisha bugufi
abagabura b'ubutumwa bwiza basabwa gukorera mu bumwe. Pawulo yaranditse ngo yenda iri somo reka turisome ryo muri Bibiliya kugira ngo ritwumvishe ririya neza. Hari amagambo yanditse mu Bakorinto, ayandika muri ubu buryo, ni urwa mbere igice cya mbere umurongo wa 11, rwa mbere rw'Abakorinto 1:11, reka oya umurongo wa 10, mumbabarire n'umurongo wa 10. Ariko bene data ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi he kugira ibice biremwa muri mwe, ahubwo muhurize hamwe rwose, muhurize hamwe rwose, muhuje imitima n'inama. Nubwo wagira umwete ukaba uzi gukora n'ibintu neza, ukaba wayemeye inshingano uzikunze, ariko ukaba udahuza na bagenzi bawe, muhorana umwiryane, muhorana urwikekwe, uwo murimo ntabwo Imana yawushyiraho ikimenyetso. Kandi akenshi usanga atari no gupfa amahame y'inyandiko, ahubwo ari ya mico yacu itarahindutse igenda ikagenda iri kugongana, tukagenda turi gusitaranaho, maze wa murimo nawe tekereza abadiyakoni n'abadiyakonikazi badahuje ariko batumvikana, ariko bari buhuriye mu kugaba umutungo. Abakuru b'amatorero begeranye, umwe ayobora irya hano n'undi irya hano, ariko batavuga rumwe, nta musaruro byazatanga. Tekereza intumwa zidafitanye ubwumvikane ariko ziri buhurire mu icumbi, ziri busangire, ziri bujyane kubwiriza, umwe ari butangira undi agakurikiraho, undi ari buyobore undi akigisha. Abo bantu badafitanye ubwumvikane, umurimo ntabwo wagira umusaruro, ntabwo wagera ku ntego. None ijambo ry'Imana ritugiriye inama ngo babahurije hamwe rwose kandi bahuje umutima n'inama. Hano haranditse ngo celui qui dit ou fait quelque chose quitte à séparer les membres de l'église du Christ s'oppose à la réalisation des desseins du Seigneur. Uwari we wese ugira icyo avuga cyangwa icyo akora kigambiriye gutandukanya cyangwa gucamo ibice abizera, abarwanije wa mugambi wa Kristo, wa mugambi w'Imana kohereza Kristo mu isi, guhuriza abizera mu bumwe bushyitse. Les disputes, les dissensions dans l'église, amacakubiri n'ibice mu itorero, le penchant à la suspicion, umwuka w'urwikekwe wo gukekana, le manque de confiance, kutiringirana, déshonore le Christ, bisuzuguza Kristo. Ibyo bintu biramusuzuguza iyo biri mu bizera, ariko cyane cyane iyo bibaye mu bayobozi ho, murumva ko iyo umutwe usaze nyine amaguru ariruka. Ngo ibi ntabwo bikwiriye. La religion, Dieu désire que ses serviteurs cultivent l'un pour l'autre affection chrétienne. Imana yifuza ko abagaragu bayo bimenyereza bagakungahaza urukundo rwa gikristo. Uwo mugenzi wawe nubwo yaba afite ibyo atajya ashobora, ariko hari ibindi ashobora. Rero ibintu byo kwanganira mu mutima, ibintu byo gupingana, ibintu byo gutesha agaciro ibyo mugenzi wawe yakoze, ibintu byo gukunda kumucira urubanza, ibintu byo kutishimira ko akundwa, hano bari kutwereka ko ibyatuma ubugabura bwacu Imana yaduhaye bugera ku ntego ni ukubana neza no gukundana nabo mukorana. Abo bantu mwahurijwe mu nshingano, mwahuriye mu buvandimwe burutu bwo kuvukana mu maraso. Noneho birasabwa ko dukundana, birasaba ko tugirana imbabazi, dukosorana mu rukundo, kubwizanya ukuri, ariko ubwo bumwe nibwo bwerekana itorero ry'Imana. Arangije avuga ngo la religion unit le cœur non seulement au Christ mais les uns aux autres. Iyobokamana rya Kristo ntabwo rihuza imitima na Kristo gusa, ahubwo rinahuza imitima y'abantu ku bandi. Car nous comprenons ce que cela signifie que d'être ainsi étroitement unis au Christ et à nos frères, une sainte influence se dégage de notre personne où que nous allions. Nidusobanukirwa iki ibyo bisobanura,
bizatuma tugirana ubumwe na Kristo, tugirana ubumwe bwuzuye na bene data, bizatuma icyitegererezo cyacu gikwira ahantu hose naho twajya hose. Waba uri gukorera hafi, waba uri gukorera kure, urwo rukundo ufitanye na bene so, uwo mushyikirano, uko kwemerana bizatuma tugira imbaraga, bizatuma kandi tugira umwete wo gusohoza guhamagarwa kwacu no gutoranywa kwacu. Dusoza, reka dusabe Imana kugira ngo idufashe guhamagarwa kwacu no gutoranywa kwacu bigire umumaro, twe gukomeza kureba inyuma. Yesu yaravuze muri Luka igice cya 9 ngo ntawe ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Hari abantu batekereza ko kureba inyuma yenda ari ugusubira inyuma gusa. Gusubira inyuma mu byo waretse no kureba inyuma, ariko ngo hari n'ubundi buryo abantu bareba inyuma. Page 253 ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 2 handitsemo ijambo rivuga ngo umugabura wa Kristo w'ukuri akwiriye kugira iterambere rihoraho. Izuba ryo mu kirengarenga rishobora kuba rituje kandi ari ingirakamaro kandi rikungahaye kuruta irya mu gitondo. Hepfo yaravuze ngo byaba byiza il vaut mille fois mieux mourir à la tâche dans quelque champ missionnaire, soit dans notre pays, soit à l'étranger, plutôt que de moisir dans l'inaction. Ibyaba byiza ni ugupfa inshuro 100 uguye ku nshingano y'umurimo w'Imana mu gihugu cy'iwanyu cyangwa cyo mu mahanga, kuruta kwicwa n'ubunebwe cyangwa gupfira mu kudakora. Iryo nashatse riri hepfo. Vous ne devriez pas vous contenter de ce que vous aviez il y a 10 ans, 20 ou 30 ans, mais vous devriez faire chaque jour une expérience vivante qui vous permette de donner à chacun sa nourriture en temps opportun. Ntabwo kwiriye kwishonyagiza ngo utinde ku byo wakoze mu myaka 10, 20 cyangwa 30 ishize, ahubwo urasabwa inararibonye nzima igushoboza kugabura ibyo kurya bikwiriye mu gihe gikwiriye. Regardez en avant plutôt qu'en arrière. Reba imbere aho kureba inyuma. Kureba inyuma bavuze ni igihe ngo umuntu atinda kunararibonye n'ibyo yakoze mu myaka 10 yatemwe. Twaritangaga, twajyaga mu murimo, twakoze amasenga, twagize udute, twafunguye ibibirere, aha twatangiye turi bake. Nibyo, ariko ngo reka kureba inyuma, ahubwo ureba imbere. Witinda kuri iyo myaka 10 ishize cyangwa 20 cyangwa 30. Ne mettez pas votre mémoire à la torture pour y trouver quelques vieilles expériences que vous pourriez raconter. Winaniza ubwonko bwawe uri gushakisha n'inararibonye ishaje ngo y'ibyo washobora kuganura byabaye mu gihe cya kera. À quoi sera servir aujourd'hui pour vous ou pour autrui? Mbese ibyo ntibiki byamarira wowe, byamarira iki wowe cyangwa abandi? Nukwanga Imana nimukomeza gusoma ahangaha kikigwa ni kirekire kandi cyiza, ntacyo byamara gusubira mu nararibonye y'igihe cyashize niba uyu munsi tudahagaze neza, niba umwete waragabanutse, kwitangira abandi byaragabanutse, ndetse ngiyo abantu babikomerejeho ngo bituma bagwa muri iki kintu ari cyo nsorezaho. Mperutse kugisoma nacyo numva giteye ubwoba. Nari nsanzwe nzi ubusobanuro bwo gutuka umwuka wera kwari ukwerekeza kuri Satani ubyitumye umurimo wakozwe n'umwuka w'Imana, ugakora cyaha nkana tuzi abantu benshi biga. Ariko ibi narabisomye mbona hari ubundi buryo abagabura n'abakozi bari kugenda batuka umwuka wera, kandi gutuka umwuka wera ari icyaha kitagenza gite kitababarirwa. Ni intekerezo imico n'ubumuntu, page 355. Buri muntu wese agomba gukorera abandi, buri wese agomba gukoresha ubushobozi bwe bw'impagarike, ubw'intekerezo n'ubw'ubwenge binyuriye mu kwezwa n'umwuka kugira ngo abashe gukorana n'Imana.
abantu bose bafite inshingano yo kwitangana umwete batizigamye mu murimo wayo. Oya, abantu bose bafite inshingano yo kwitangana umwete kandi batizigamye mu murimo wayo. Ubwo ni inshingano yacu kwitanga utizigamye. Uri umuririmbyi, uri umugabura, uri intumwa y'amatorero, iyo nshingano ufite iyo ari yo yose bagomba gukorana n'Umukiza mu murimo ukomeye wo gufasha bagenzi babo. Kristo yapfiriye abantu bose, yacunguye umuntu wese ubwo yatangaga ubugingo bwe ku musaraba. Yabikoreye kugira ngo batagira imibereho igumbashye kandi yikunda, ahubwo babeho kubwe. We wapfuye kugira ngo babone agakiza. Bose ntibahamagarirwa umurimo w'ibwirizabutumwa, ariko bose bagomba gukorera abandi. Ngeze kuri point noneho kuri rya jambo navuze ryanteye ubwoba nawe ryagutera ubwoba. Umuntu wese uhitamo ku bushake kubaho imibereho yo kwikunda abatutse umwuka wera w'Imana. Umuntu wese uhitamo ku bushake bwe kubaho imibereho yo kwikunda, ngo sinjyayo, sinkora ibi, ni ibye nibyo byatanze imbere by'Imana, ngo akabaho ngo abyihitiyemo imibereho yo kwikunda, abatutse umwuka wera w'Imana. Bana b'Imana, reka Imana iturinde gutuka umwuka wera, ahubwo twitange dukore, kuko igihe cyo gukora dufite ni iki ngiki, ejo ntabwo ari ahacu. Imiryango ikinguwe ubu ngubu, ejo izaba yakinzwe. Hari abashobora kumva uyu munsi, ejo bazaba imitima yabo yinangiye cyangwa bamaze gupfa, bishwe n'ibyorezo, bishwe n'intambara, bishwe n'inyigisho z'amadini zimeze nk'uburozi, baramaze kugera aho tutashobora kubashyikira. Kandi kubakorera ntabwo ari inyungu zabo kuruta izacu, ahubwo twabonye ko iyo dukoze twitanze, dufite umwete, tubihisemo, ngo duhabwa ingororano ikomeye cyane muri ubu buzima, ariyo mahoro yo mu mutima utagira ikindi uyagura. Kandi hirya yaho nabo bakazahinduka inyenyeri zirabagirana ku ikamba rya Kristo n'amakamba yacu. Reka Imana idufashe, iduhe gukorana umwete, iduhe gukora tubikunze, iduhe kubikora neza nta bunebwe, iduhe gukora duha agaciro bagenzi bacu no gukundana nabo, impaka zikemurwe n'ijambo ry'Imana, kandi tujye twemera koroha, twe gutsimbarara, kugira ngo Yesu nagaruka nje namwe tuzahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu.